reka mbabwire ejo nibwo nabyumvise nita mvuga yuko buriya isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijoro. Ejo numvishe inkuru y'umuhungu ufite imyaka 12 gusa, umwana mutoya wari ufite imbaraga arimo akora ategura ejo hazaza, yaje guhura n'uburwayi. Uziko no kubuvuga ubwabyo nabyo biteye ikibazo kugira ngo mbivuge. Ni amarira, ni agahinda wumvishe ibintu biriho muri iyi minsi. Izi ndwara ntabwo zumvikana, niyo mpamvu ukwiye gusenga ukareka imikino ukihana. Hano mu isi ntabwo ari iwacu. Uyu mwana byatangiye ngo agwaye akantu k'agaheri konyine gato cyane ku gitsina cye, gato cyane, noneho ajya kwa muganga ngo aribwa pe. Agiye kwa muganga baramubwira ngo nyine bamuha imiti isanzwe, ariko atashye birakomeza, birongera birakomeza, indwara irakomeza irazamuka. Bagenzuye neza ngo uko yajyaga kwa muganga basanga harimo kanseri, ngo kanseri yarinjiyemo imbere, irinjira, basanga umwanzuro bafite ari gukora kati. Gukati nyine gukatinga, ayo data we, ngo bamwambika sondori, ngo iyo agiye kunyara ngo haza amaraso cyangwa hakaza inyama zo mu nda, bitewe yuko ngo yazamutse igeramo imbere, irazamuka igeramo imbere. Bivuga ngo twebwe tugifite ubuzima, tugifite kuvuga, tugifite kugenda, dufite gukora umurimo w'Imana, tukavuga ubutumwa bwiza. Nawe nanjye ndimo ndibwira tugifite imbaraga, kuko hano mu isi hari ibibazo byinshi cyane, hari intambara nyinshi cyane, hari ibintu bituma umuntu agagara. Niyo mpamvu dukwiye kurenza amaso y'ibyo dushaka hano ku isi, tugashaka ubugingo, kuko nyuma yo kurira, nyuma y'agahinda, nyuma y'amarira, nyuma yo guhangayika, Imana izakora ibintu bishya ku buzima bwacu. Rero soma Zaburi ya 12 ku murongo wa 6, harimo ijambo ryiza cyane. Kora subscribe ndetse na share.